ahubwo ntabitinyuka. none se ushingira ku cyo uvuga ko natwaye Ako urukundo naguhaye rwanjye waruciye amazi urugira gutya fake imbere yawe. Twapfuye. none se ushingiye ku Ah, kigali ah. ushingiye ku byonyine reba ino view aha hantu nakuzanye si ubwa mbere uhaje Ahantu uyu wanjye. musozi twatembereyeho uzi uko bawizi wahazana umuntu udakunda Warambabaje. Urambabaza. Mu buzima nta n'undi musore njye nahuye nawe umeze nkawe. Nawe wabibona narakwizeye pe. Ndakwizera buri kimwe cyose ndagikora mu bushobozi nari mfite ariko uranga urantererana. ibyo byose ni ukubera ko wambuze Nose ka nkubaza ko wabikoze tutarabana cyangwa se tutarabyarana iyo tuza kuba twarakoze kimwe muri ibyo biba byaragenze kujya no baby twaje mu nzira useka wishimye tugeze ahantu urahakunze uratembereye ugeze mani ni ibintu umuntu aba yibutse uretse hari ahantu twasuhuzanyije ntibute njya kubika ibyo ngibyo uranyishaje nyine ndatekereza nsubiza amaso inyuma y'ibyo wankoreye ndavuga ngo aho kugira ngo uzanirwe n'ijambo uzanirwe n'uribwiye nushaka nyine unige pe undangiza ko ndabikubwiye no gutuza njye narababaye basi mbwira icyabiguteye kuba warambuze kuri telefone gusa nose naragukunze mu rukundo rwanjye nkwa buri kimwe cyose mfite icyo wansabaga cyose narakiguhaga aha inshuro imwe wamamagaye ugasanga iri waiting call baby no inshuro imwe ntiwongeye kumpamagara ugasanga nayiriho inshuro imwe urambekeye pe ibyo byagenze njye naraguhamagaye bwa mbere tugira na saa 12 kandi wari wavuye mu kazi ndakwihamagarira ntiwayifata mwohereza message ivuga ngo babe niba uri bize wansubije ntiwansubize usibye ko nayohereje kuri WhatsApp sinzi niba yo warayibonye ariko nza kumenya ubwenge nkayohereza kuri WhatsApp nayo kubona ko wayibonye ariko nanjye amakosa nakoze nayohereje muri message bisanzwe niyo makosa nakoze ubuzi nk'icyo gihe uri kuvuga ngo waramamagaye urambura wohereza message ngo sinagusubiza ubuzi nk'ibintu nari ndimo kuki utampamagaye ngumbwire ati n'umuntu dukundana nafite uburyo bwo kuguhamagara nta mwanya nari mfite gutari kuburira umwanya umuntu ukunda ubwo niyo kaba ari akanota kamwe cyangwa amasegonda 30 ako mwanya ukaba umubone biba bihagije ako mutubona gute wikimyoza ntunandusha umujinya baravuga ngo ingoni kurira abana ikakurusha uburakari gute wowe ibyo ashakaga gutyo gusa nkubabare gutyo gusa shida uzongera ubikore n'ubundi ariko ukundeba ukuntu wanaye nkaba nsa neza shida reba ukuntu wansize reba ukuntu wansize ni iki cyatumye ngaruka rero naragutaye none agarutse nanjye ikintu cy'imibazo abakobwa b'iyi minsi bikwiriwe reka nkubwire njye nta nasize runaye nyine kwa kubaha umuntu kwa ko ngo mwakundanye ako njye nasize runaye uraseka unsekera na time wari ufite never n'ibintu wankoreye we nagukumbura nyine ni ka kandi kimuhe twebwe abakobwa tugira impuhwe tukavuga ati uriya nyine yabaye ex wanjye boyfriend wanjye wenda kamwumve bwa rimwe numva icyo avuga man n'ubu tuvugana nakubwira nawe ukibaza se uyu ni Bella nari nzi cyangwa n'undi muntu bampinduye narahindutse ikibazo ni uko ibintu wankoreye nta shingiro ufite nta kosa nagukoreye nta kintu n'iki na kimwe cyagaragaza ikosa hagati yanjye nawe cyangwa se ikintu kimwe cyatanga mbese ubundi watuvugishije ukuri ubundi urangwa njyewe tutaciye ku ruhande tutagiye muri byinshi ubundi urangwa narakundaga mwa kiragiye twaduhararanye sinakubwira ngo iyo uza kuba unkunda ntabwo iryo jambo nakuba ndi kiragiye iyo uza kuba warankunda ntabwo mba mvuze ngo twe kuba duhararanye urabivuga iki twari duhararanye kugeza ubwo wa mbere none waramararutswe ariko reba icyangwa umagaze uri murangire reba icyangwa umagaze ahubwo
haguruka ugende tuvugane ntihage n'iri jambo rijya kuvuga haguruka mva mu maso rimwe rimwe utaragenda kabiri nkubona urenga nkamwigize utuntu tw'uturya aca wowe by the way